muri 87 nibwo nakijijwe. Niba waramaze kwakira agakiza genda ubibwira abandi No kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. Hazaba hari agakiza. Mwasabye ko tuza kuganira ku gakiza. Ese agakiza ni iki? Hari abantu bitwa abakizwa ariko badafite agakiza. Muraho tubahaye ikaze kuri itabaza ry'agakiza, mwadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi kubumva ururimi rw'ikinyarwanda. Itabaza ry'agakiza ni YouTube channel duhuriraho kugira ngo twumve ubutumwa bwiza. Ese koko nta bantu muziranye badakijijwe? None nimba muziranye wowe ukora iki kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza se? Mwereke link ya YouTube channel bita itabaza ry'agakiza, hanyuma yumva ubutumwa bwiza akizwe, urabukoze umurimo. Murakoze. Share, comment, subscribe, byose birakenewe. Ni mu ruhande rwawe kugira ngo ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo bwamamare kugera ku mpera y'isi. Bishop Marimari Emmanuel wo muri Methodist Church niwe wahanuriye Amerika muri aya magambo mugiye kumva, arimo ababwira uburyo ki Amerika izajya hasi kubera kutumvira Imana, kubera ko igihano Imana izabiherayo ubwayo. Reka twumve Bishop Marimari Emmanuel. Amerika izahanwa n'Imana ubwayo, Imana izabihanirayo ubwayo, kandi nta kabuza rwose. Ni igihe cy'igihe gusa kibura. Muhora murwanya Imana, kubaho kw'Imana muri mwebwe mwaraguhakanye. Niyo mpamvu Amerika igomba kujya hasi. Uzajya hasi kandi nta kizasaguka. Nta mpamvu, ikibura ni igihe cyonyine gusa. Uko murwanyije Yesu Kristo w'i Nazareti, niyo mpamvu uwamurwanyije wese yagiye hasi. Muzajya hasi namwe nta kabuza. Egiputa yagiye hasi, Babuloni yagiye hasi, Macedonia yagiye hasi, Syria yagiye hasi, Peresi n'Abamedi bagiye hasi, ndetse na Alexander the Great wo muri Macedonia yagiye hasi. Abo bose baragiye, n'ubwami bw'Uburoma bwaragiye. Murajya hasi nta kabuza uko murwanya Imana. Nyuma y'ibi bidaciye kabiri ku itariki 8 mu byo bita Gold Globe Award, hostinzwe na no bita Nick Gracer, asanzwe ari n'umunyarwenya. Yaje gutera urwenya mu gihe yari arimo avuga uburyo cy'abantu bagiye bashima amagambo yagiye havugirwa, bamwe bashima ababyeyi babo, bashima bafatanyije, ariko aza gukoramo ikosa ryagambiriwe. Avuga yuko Imana yo yabonye 0 muri ibyo ngibyo. Ibyo yabivuze mu bwo bari barimo gutanga rero ibihembo ku bakinnyi b'amafilimi bitwaye neza kubw'abandi basa nk'abamenyera Imana. Kandi ijambo ry'Imana muri Yesaya turi burisome ibice 42 n'umurongo wa 8 havuga ngo ndi Uwiteka, icyubahiro cyanjye sinzagihundi, no gushimwa kwanjye na undi nzabihereza. Kimwe no mu Galatiya ibice 6 umurongo wa 7 avuga ngo ntago Imana ijya inegurizwa izuru. Ibi rero nibyo Nick Gracer yakoze, aza guteza ikibazo muri leta ya California mu mujyi bita Los Angeles cyangwa se umujyi w'abamarayika, bituma harashya haragurumana kugeza ubwo bamaze iminsi guhera ku itariki 9 nibwo umuriro watangiye, kugeza na n'ubu ngubu haracyari ikibazo cy'ingaruka ndetse n'inkongi y'umuriro mu bice bimwe na bimwe. Reka twumve iri jambo Nick Gracer yavuze. Byiza cyane byabereye ahangaha, humva byari umuriro. Amagambo yose yavugiwe ahangaha yari agatwiko rwose. Abantu bashimiwe cyane pe. Reka turebe ariko twifashishije imibare. Nka casting and crew babonye amanota 11, mama ndetse n'abanyamigabane nabo bashimiwe inshuro zigera kuri 3. Imana yari yo yaremye ijuru n'isi yabonye 0. Maria Lopez yabonye inota 1 nawe yarushije Imana. Ariko nta gitangaje muri uyu mujyi utagira Imana. Nta gitangaje pe. Imana yabonye 0. Ayo ni amagambo yatangajwe n'umunyarwenya bita Nick Gracer, ariwe wari hostinze iki kiganiro. Abwo batangaga bari mu birori byo gutanga ibihembo bita Golden Globe Award, byari byabereye muri California, Los Angeles. Avuga aya magambo avuga ko Imana yabonye 0. Wibaze nimba mu bantu hatarimo Imana, wibaze ngo harimo iki? Harimo Satani. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko icyubahiro cyayo itazagihundi, ndetse n'ishimwe ryayo itazemera kundi uwo ari we wese
arikoraho. Ibi rero byaje gutera Imana biba nk'imbarutso y'uburakari bw'Imana, aho ku itariki 9 bukeye haje kugaragara inkongi y'umuriro yahereye ahangaha n'ubundi muri Los Angeles itwika ibikorwa byinshi. Ariko igitangaje nuko hari inzu y'umukristo yarokotse, harimo urusengero n'ahandi ngo hari ububiko bw'ibitabo, libraries, ibitabo bimwe byagiye bishya, ariko ngo hari Bible ugasanga yo nta kibazo yagize. Ni ibintu bitangaje cyane, ariko nanone tudafokasinze cyane kuri ibi, ni ukuvuga ngo urumva umuntu yageze ku kigero cyo kwishyira hejuru, kandi twagiye tubona nka Nebukadinezari yishyize hejuru, Imana imukura ku ntebe y'ubwami amanuka ajya kurisha nk'inka, amarayo imyaka isaga 3 arimo arisha, irenga arisha, yarameze, umusatsi warashokonkoye, inzara zaraje. Bene data, ndagira ngo mbibutse ko umutima wo kwishyira hejuru ukwiye kujya hasi. Ariko mbere y'ibi ngibi byose hari babandi bigisha bavuga butumwa ku muhanda, ku ma street preachers, bamwe bigishiriza ku muhanda bagenda babwiriza abantu. Yari yahagaze muri Los Angeles rwagati aburira abantu, arababwira ati mwabantu mwe mwihane, dore igihe kirageze, dore Los Angeles uyu murwa wanyu kubera ibyaha, kubera ibicumuro ugiye gutwikwa, ugiye kubona ibyago, Imana igiye kubateramo bombe. Ndabasaba ko mwihana, ndabasaba ko mureka ibyaha bimeze gutya mugakizwa, mwahindukiye, Imana yaje kubahereza agakiza. Reka twumve amagambo y'uyu muhanuzi yababwiye. Los Angeles, ikibi kirabaziye, dore ikibi kije hano mu mujyi, ni muhunge. Nyamara n'ubuhanuzi ndimo kubivuga ndanguruye, iyi ni umuburo, ndababwiza ukuri yuko kubera ibyaha biri muri uyu mujyi rwose mukuyeho amavuta, harimo umwijima, ubusinzi, ubusambanyi, huzuyemo umwijima. Abantu murakora ubutinganyi, ntago mutekereza ku Mana, ntimushaka no kuyireba. Niyo mpamvu mugira ngo Imana wenda ntibizi, igiye kuboherezamo bombe. Isi yitandukanyije no kwera kw'Imana kubera ibyaha byayo. Nyamara Satani umubi yazanywe no kwica, kwiba ndetse no kurimbura, ariko Yesu Kristo we yaje gutanga ubugingo ndetse buhoraho. Yemeye no kugupfira ku musaraba, nyuma y'iminsi 3 gusa arazuka kugira ngo barirwe ibyaha byawe. Njyewe nawe ni twebwe yaziye, none ni muzima kandi azahora ari muzima iteka ryose. Yesu ni muzima. Nyuma y'ubuhanuzi bwa Bishop ukuriye itorero rya Methodiste ku isi, Bishop Malmal Emmanuel arimo ahanura abwira Amerika ko nibadakira, nibatava mu byaha bazabona ikibi, Imana izabihanira y'ubwayo. Tubonye undi mukobwa nawe wari uhagaze mu muhanda w'abandi baba street preachers bigishiriza ku mihanda, arimo abwira Los Angeles, yari ari mu mujyi, ababwira ngo ikibi kirabaziye. Uyu ni umuburo mvuga ndanguruye, nyamuna nimukizwe, ibyaha byanyu biragwiriye, Imana irabireba, Yesu arabakunda, yarapfuye, yarazutse, ni muzima, nimukize. Ariko bose ubona nta numwe umwitayeho. Ndagira ngo nkwibutse ko ku itariki 8 muri Golden Globe Award, uwo bita Nick Gracer yatuye akavuga amagambo avuga ko Imana yabonye 0 atondetse ku murongo, ko ba mama n'andi magroupe yarushije Imana amanota kuvugwa cyane. Abantu bose baraturika, baraseka, barayamagana, barayimokinga. Dushingiye ku ijambo ry'Imana riherereye mu Bagalatiya 6, turavuga ngo Imana yacu ntinegurizwa ijuru. Ariko nanone twagaruka ku ijambo ryayo muri Yesaya 42 n'umurongo waho wa 8, aravuga ngo icyubahiro cyanjye kizagihundi, gushimwa kwanjye nta wundi uzabijyana, n'ibyanjye ndi Uwiteka Imana. Ariko abantu bazamura imitima yabo, bihenura imbere y'Imana, avuga ngo uyu mujyi utagira Imana. Ni gute umujyi ushobora kubaho utagira Imana? Ni gute abantu bashobora kubaho nta Mana? Ndagira nkwibutse ko ubuzima bwacu buri mu Mana, kubera yuko nimba igiti kidashobora kubaho kitari mu butaka, ntago nibaza umuntu kumva ko atari mu Mana, sinumva ikigera bagezeho cyo guta Imana. Nyamuna twirinde imitima yacu ye kushywa n'ikibi. Nyuma yaho rero ku itariki 9 nibwo haje kugaragara ikibi, inkongi y'umuriro muri uyu mujyi wa Los Angeles uherereye muri leta ya California. Hagaragara inkongi y'umuriro yatwitse ibikorwa byinshi, hatangiye hapfa abantu bagera kuri 3, ariko ndumva ngira ngo ku munsi w'ejo bari bamaze kugaragaza ko hamaze gupfa abantu basaga 25, kandi nanone ibikorwa bimaze kwangirika mu 2012.
aho bihagaze amadolari menshi cyane, ndetse n'ibyamamare bimwe na bimwe byagiye bitangira kwitanga amafaranga yo gufasha aba abantu benshi bari mu buhungiro, bamwe barimo gucumbikirwa. Gusa hari ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bigaragara bitahiye, harimo nk'urusengero, harimo nk'inzu y'umwe mu bakristo wari urimo ashima Imana, narira avuga ati mbonye ko Imana yacu ari Imana ikomeye, mbonye ko kwizera kwanjye kurushaho kuzamuka kuko Imana yacu iriho kandi yumva. Hagaragara bavuga yuko ahantu hari amasomero, ibitabo bitandukanye, ahari hari Bible, Bibiliya, ntago igeze igira ikibazo cyo gushya. Ni ibintu byinshi byagiye bigaragara. Ndagira mbabwire rero bene data yuko Imana yacu ari Imana itanegurizwa izuru. Niwumva umutima wawe utangiye kuzamuka, utangiye gusa nk'uwihenura, uzawureka. Reka turebe video ya muri Los Angeles harimo gushya, ni ku nkongi y'umuriro. Ndumva ari ku munsi waho wa karindwi. Ni uku byari bimeze, ibikorwa byinshi byangiritse, amazu. Amerika nta kitagize, yakoresheje indege, yakoresheje imodoka, abantu mu buryo butandukanye. Mbese nawe urumva igihugu cya Amerika kugira ngo gihangane n'umuriro iminsi igera ku 8 ku 9 byanze kuzima, nawe urumva ikirimo. Rwose bantu b'Imana, ndagira ngo twuce bugufi twumve ubwiza bw'Imana uko waba uri kose, uko wakwizamura kose, ariko wumve ko uteye mu Mana. Nta nubwo bidukwiye ko twizamura. Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo dukwiye kureba muri Los Angeles gusa, ahubwo ese mu rugo iwacu bimeze bite? Ese mu miryango yacu bimeze bite? Ntitujya twizamura, ntitujya twishyira hejuru. Imana yiteguye kuguhana mu gihe cyose uzaba utumvira ijambo ry'Imana, noneho ukarenzaho kwizamura ukumva yuko ubayeho utayifite. Ntabwo bishoboka ko umuntu abaho adafite Imana. Nimba igiti kidashobora kubaho kitateye mu butaka, nimba ifi idashobora kubaho itari mu mazi, niko nawe udashobora kubaho utari mu Mana. Ntibishoboka. Ndagira nkubwize ukuri yuko nibikomeza gutyo, yuko nibikomeza kubaho mu mitima yacu twizamura, ibihano biratuziye. Imana yacu ni Imana y'ukuri kandi ni Imana isezeranye ndetse igasohoza. Ndagira nkubwire ngo ntabwo ukwiye kwakira amasezerano y'ikibi, ahubwo ukwiye kuba uhagaze witeguye kuramya Imana no kuyihimbaza, ugahora uvuga ngo Mana uruwera, ibindi kugutunga no kubaho ni inshingano byayo. Reka turebe iyi video, harimo gushya Los Angeles. Okay. What happened here?
Copy that. LA City fire, aerial crews at break. So all these out-of-town helicopters, some that we might not be used to seeing. Some of these sky cranes. Fire has now moved into populated communities again, now on the east side of the fire. And the helicopter crews dropping water on this fire on this side. This flag, look at that. Marcel giving us a close-up shot on that. So definitely a sad sight to see here, but fire crews have their aerial resources, their helicopters really. They're picking up water from Encino Reservoir, they're picking up water from Stone Canyon Reservoir, and they have multiple helicopters working on the area. You could see there a water drop on this particular home. I'm a little bit surprised to see that because the home was pretty much going up in flames already, so I'm surprised they did that, but they are probably doing that to cool the fire down and to stop it from spreading a little bit further. And you could see there's another water